ngiyi isi yanjye yose yuzuye wowe gusa ng'ibyishimo bindi kure udahari nibera mu isi y'inzozi turi kumwe ng'udahari ng'isi yanjye yuzuye umwijima gusa waranganirije njye nzakorana kurabona Ariel Reyes ndamukunda ndamufana ni romodo wanjye shout kubo twakundanye nari nahura n'urukundo rwanjye nyarwo oya singishoboye ngizo nkundo z'ifoto aha niho nzibera. Miss Man ibyo bintu mwateguye ko atari byiza ibyo bintu ntugwemukira abasore oya ntago ari ugwemukira abasore ahubwo abasore baraduhemukira muraduhemukira Sadi mwe ntago mubizi abakobwa turakunda twe tugira urukundo kandi nyine zaba ari imbwa ntaki umusore udafite amafaranga ni imbwa nta kintu amaze. Reka none ngushimire kandi ngo ikaze ukomeje kurikira Sade TV. Reka none ngusuhuza ari wose urereye mu Rwanda, abari mu mujyi wa Kigali, amajyaruguru, amajyepfo, iburasirazuba ndetse n'iburengerazuba, tutibagiye n'abari muri diaspora nyarwanda mwese turabasuje kandi tubahaye ikaze. Kuko muri uyu munsi none kuri Sade TV twakira umutumirwa, tangira twibwira. Nitwa Miss Man. Ya Miss Man turakwakiriye kuri kamera za Sade TV. Ya Miss Man ni muntu ki? I never say kunangunda, I never say kunanyitao, but you better let me do. Shout out kubo twakundanye nari nahura n'urukundo rwanjye nyarwo oya singishoboye ngizo nkundo z'ifoto aha niho nzibera. Icyo nkora mwacyumvisha. Bivuze ngo Miss Man uri umuhanzi. Yego. Ya Miss Man afite ayahe mazina y'ababyeyi? Miss Man se nirihagije? Niryo wifuza ko abantu bamenya? Yego. Ya ntacyo bitwaye. Ya umuziki wawutangiye ryari? Umuziki wanjye ntago uramara igihe kinini, ni igihe gitoya ariko nyine njye nditaye ariko nzakora mpaka. Ya icyo gihe gitoya kingana gute? Ni igihe kitarenze amezi 2. Ya mu mezi 2 umaze ukora music, ni irihe somo wize rikomeye mu rugendo rwawe rw'umuziki? Mu rugendo rw'umuziki habamo ibizazane byinshi n'ibicanege byinshi. Ya nize ntego ufite mu myaka 3 iri imbere? Intego zanjye mfite ni uko ngomba gukora umuziki wanjye nkawukora neza, nkiteza imbere, nkateza n'imbere igihugu cyanjye n'umuryango wanjye muri rusange. Uririmba ihe njyana muri music? Ndirimba Afrobeat. Ya Afrobeat. Ese wigeze uteganya gukora album cyangwa ni EP? Ni nsanganyamatsiko yaba y'ingenzi? Na album. Ni album? Yeah. Ya umuziki ukorera hagana he? Umuziki wanjye ukorera mu mujyi wa Kigali. Maze gukora indirimbo zingahe? Maze gukora indirimbo 2 ariko nshaka gushyira hanze indirimbo yanjye ya mbere. Yego. Ya indirimbo ya mbere izaba yitwa gute? Indirimbo yanjye ya mbere izaba yitwa Sinicuza. Siwicuza? Yego. Ya nubuhe butumwa se cyangwa niye message irimo? Iyo ndirimbo Sinicuza naririmbye nyine nari muri mood nziza. Ubwo mood mbi wari wayitewe n'iki? Nari mfite umusheri wanjye nyine twakundanaga. Ngiye naramukundaga ariko batankunda. Mukobwa w'icyuki nkawe ntago yagukundaga? Ubwo yakuburanye iki?
simbizi wabona ku bandi ndi icyuki ariko kuri we nari icyuki birumvikana. mugenere noneho ubutumwa wamuhaye mu iyo ndirimbo. Iyo ndirimbo nyine yari irimo ivuga ukuntu namukunze mbere we ntankunde ariko ubu ngubu aho tugeze akaba ari we ahubwo uri kunshaka njye ntamushaka ndi kumukatira. Nyuma yo kukwanga arashaka kugaruka. Nyuma yo kunyanga arashaka kugaruka nanjye ntakimushaka. Yego. Ese ubwo ntago wazamwemera aramutse nyine agarutse cyangwa byinjiyemo neza? Biragoye kongera kumufungurira umutima wanjye yongere yinjire. Biragoye pe. Ni nayo mpamvu nyine namuririmbiye iyo ndirimbo ndayimutura nawe ati indirimbo ni yawe niwe nyiririmbiye. Iyo ndirimbo yiririmbe kugira ngo abafite amatsiko yo kumenya ubwo butumwa wamuhaye mu ndirimbo babwumve noneho neza. Nta kibazo. You was live in my dream. God know you before you kurenze. Na wasn't shaka your numbers. Nzikuzabu wanye for real. But you push my way. Sinzibagirwa ibihe watumaga njye nicuza ngo none ubu nabonye umoza amarira ndashikamye ubu ngufata nka friend ngo why was you play my heart maze urigendera warakoze gutuma nimenya wabaye fake boy kunsiga ntuzi kubinoza nacembura nsiga wahoze unci inyuma. Indirimbo yawe ni nziza cyane. Ufite management cyangwa ukora ku giti cyawe? Njyewe nkora ku giti cyanjye nkaba nanafite YouTube channel yanjye nkoreraho. Ibwira abadukurikiye bayimenye bajyeho bakore subscribe. Channel nkoreraho yitwa Mesmani Official. Mugende mu following bajyeho bakore subscribe bagufollowing no kuri social media platforms zawe zo zitwa gute? Yego. Imbuga nkoranyambaga zawe zo zitwa gute? Kuri YouTube channel ni Mesmani Official. Kuri Instagram ni amazina yasanzwe Umutesi Diane. No kuri Facebook ni Umutesi Diane. Kuri TikTok ni Mesmani. Mesmani abafana se cyangwa abanyarwanda cyangwa abantu isi muri rusange bakunda music bakwitegeho iki? Ubu ngubu ngenje njanye umuriro munyitege ngiye kwatwika ngiye gukora impinduka muri Kigali. Ugiye kwatwika ugiye kubaha ibyabo? Ngiye kubaha ibyabo ngiye kubaha banyina munyitege ngendaje rwose. Ko watubwiye ko wikorana ku giti cyawe udafite management ni ukuri ubushobozi bwo gukora music? Ngenda kora ndi umukozi mu buzima busanzwe. Ibyo byose mbishobozwa n'akazi nkora. Tukurebye kuri kamera zacu uragaragara nk'umukire cyane. Ntago yaba ariyo mpamvu waba warakatiwe umukunzi wawe? Wapi ntago ariyo mpamvu. Ntago ndi umukire ndi umuntu usanzwe nyine ndi umukozi nk'abandi kandi nawe ni umukozi. Ntago ariyo mpamvu rero. Nawe yari umukozi ku murimo. Yego. Iyo ndirimbo yawe izajya hanze gihe ki? Indirimbo yanjye ndayishyira hanze vuba mu cyumweru kiri imbere nibwo izasohoka. Yakozwe n'uwe producer? Umuproducer wayinkoreye yitwa Ture Monde. Yego. Mesmani kuba mubonye bwa mbere yavukiye haganayo? Mesmani navukiye mu karere ka Ruhango mu murenge wa Nongwe aho bakunda kwita Ikinazi. Ariko ubu ngubu nkaba ndi gukorera muri uyu mujyi. Ukaba uri gukorera muri uyu mujyi ari gukorera music yawe? Yego. Iyo ndirimbo yawe izasohoka ari video cyangwa ni audio gusa? Izasohoka ari video.
ya video wamaze kuyishutinga cyangwa ntabwo iri yashutingwa? na video namaze kuyishutinga, ndimo ndakubwira iri hafi gusohoka muri iki cyumweru kiri imbere, muyitege. Yego. Ya wabwira iki umwana se cyangwa undi wese uri hariya hanze ufite impano ariko utinya kwinjira muri music? Ikintu namubwira, nareke gucika intege, nareke kwitinya, arashoboye. Nanjye mbere najyaga nitinya mvuga se biriya abandi bakora njye nabikora. Nyine nihakanya bugonda avuga ati ubundi wabikora. Ndagerageza njya kuri mic bwa mbere, numva nubwo nabagoye numva ndabishoboye. Rero n'umuntu ufite impano nareke kwitinya, arashoboye. Ya Miss Money, twakumenya ukina amafilme, ese hari abakinnyi b'ibyamamare mwarigeze gukinana? Mu buzima busanzwe akenshi njya nyina filime, ndi umwagiteri mwiza, nzi gukina filime. Hari filime twigeze gukina harimo n'ibyamamare, harimo Intare y'Ingore n'Abatukote n'abandi ba star. Ya numva ko nawe uri ku rwego rwiza kandi rushimishije. Yego. Twigarukire kuri music yawe. Ufite iyihe ntumbero wifuza kuzagera kuki muri music? Njyewe nifuza kwigirira akamaro ku giti cyanjye, nkagirira akamaro igihugu cyanjye, nkagirira akamaro n'umuryango wanjye muri rusange. Urabona hari uburyo umuntu yinjira muri music ariko akinjira afite intego se cyangwa intumbero itandukanye n'iyindi. Bamwe bakunze kuvuga ngo hari abinjira muri music bagamije kwirira ibyana, hari abavuga ngo baba bagamije gukora hiti, hari ababa bagamije gushaka amafaranga. Wowe uje muri music cyangwa se ukora music ugamije iki? Njyewe ikintu nkora music ni ukwiteza imbere, nkagirira akamaro igihugu cyanjye nk'uko nabikubwiye. Yego, njyewe nicyo kintu nyine kiza imbere kurusha ibindi byose. Ujya utekereza kuzakora collaboration cyangwa uzakomeza ukore music yawe ku giti cyawe? Kugira ngo umuhanzi azamuke kandi amenyekane cyane, nuko aba yakoze n'izo collabo. Nzakorana collabo n'abandi kandi n'abandi ba star. Niwe mu star ukunda bumva mwakorana collabo? Njye nzakorana collabo na Ariel Ways. Ndamukunda, ndamufana, ni role model wanjye. Ariel Ways ni umuhanzi mwiza cyane w'icyitegererezo. Niyo ndirimbo ya Ariel Ways waba uzi kuririmba? Nyiririmbe se? Iririmbe nta kibazo, turirimbireho. Byangora ndazizi indirimbo ziwe ariko nyine naga kakanya yetiza no nanga nyiririmbe. Nta nakapera waduherezaho k'umuntu nyiri umukunda na yazareba iki kiganiro akavuga ati Miss Money nkunda kabisa nawe antayemo akantu ka danje? Ngisi yanjye yose yuzuye wowe gusa, ibyishimo bindi kure udahari, nibera mw'isi y'inzozi turi kumwe ngudahari. Ngisi yanjye yuzuye umwijima gusa, waranganirije umara irungu rirashira. Mbabarira niba ushaka ko mbona uzansiga njyenyine. Ariel bamutayemo kabisa. Miss Money, biragaragara ko ufite impano. Murakoze. Nuwe muhanzi wundi ukunda mu Rwanda? Undi muhanzi nkunda ni Bwiza. Bwiza. Yego. Bwiza umubona gute? N'umuhanzi ukundira iki? Bwiza ni umuhanzikazi nyarwanda ushoboye, ufite impano, wigirira icyizere. Yego. Dutemo ku mirongo ya Bwiza. Najyaga numva ubivuga nkagira ngo uritsindira, ndabaga naramenyane sa nibuvuga ukuri.
struggles wanyuragamo nazo nabaga nzibona, amarira wahoranaga menya icyo asobanuye, nubiyo mbyibutse nshaka kwirenganya, ngo nikize mu mwanya wawe nsanga warababaye, ingufu wakoresheje ntizapfuye ubusa, guhaye isezerano ngwino dukundane, iwe sorry sinakwangaga, iwe ngubu nibwo mbimenye, iwe hari ubwo bibaye ngombwa, iwe nguyu munsi ndemeye. Ya Miss Money, umukunzi wawe wa mbere wagukatiye none akaba ashaka kugaruka warabonye undi, nuwe butumwa wamugenera? ubutumwa buri muri ya ndirimbo nyine mubwira ati wabaye fake boy kunsiga, igendere rwose kabisa, sinyigushaka niboneye undi. Yego. Ugize amahirwe yo gusubirana n'uwo mukunzi wawe mwasubirana? Biragoye. Kuki bigoye? Biragoye pe, kuko nyine urumva nabonye undi mukunzi mushyashya kandi ndamukunda, ari no ko nawe nkunda, urumva kongera gusubirana n'uwo nguwo wa mbere biragoye pe. Biragoye. Yego. None Miss Money, uramutse uryamye ukarota wasubiranye n'uwo mukunzi wawe wa mbere, umva nyine ko zaba ari inzozi, inzozi zirabeshya. Nese se hari abanyarwanda baba ngo hari inzozi z'ubukuri? Reka inzozi zirabeshya, ntazagire n'umuntu ukubeshya Sadi. Inzozi zirabeshya pe. Ntabwo urumva umuntu uvuga ati tinarose ibintu none byabaye. Ntawe urumva Sadi, ibyo bintu bose urabyizera? Njye ntabwo mbyizera. Ku myizerere yanjye numva ko inzozi zibeshya, nyine ni inzozi. Inzozi nyine nabyumva. Birakaba impamo umuntu wakwanze ntimugasubirane ukundi. Nigendere kabisa, najye guhigira ahandi, naye narahize birakunda, ubu ndi mushya mu rukundo, amahirwe masa nawe. Miss Money, niwe producer uramutse ugize amahirwe yo gukorana nawe wakifuza gukorana nawe mu Rwanda? Subu no turi kumwe nawe akora neza, ariko nyine nshaka ko na Element nazankorera indirimbo. Element Ele? Yego. Element Ele umukundira iki? Ni umuproducer mwiza ushoboye, akora beat nyine ukumva iraryoshye mu matwi. Nicyo mukundira, nyine azi gukora umuziki fresh kandi abikora neza. Coup de chapeau kuri Element Ele. Ese uba wumva ugize amahirwe yo kubona rebo ukoreramo wayijyamo cyangwa se management? Mbonye ifite gahunda kandi nyine izanangeza ku nzozi z'ibyo nshaka kugeraho, nayemera. Wayemera? Yego. Ni nk'ibiki yasabwa kuba yujuje se cyangwa yeneje kugira ngo ukorane nayo? Njyewe nyine mbona yujuje ibisabwa kugira nzagere ku ntego zanjye, atari ya rebo izajya inca intege, atari ya rebo izajya inkoresha rimwe mu mwaka. Rebo nyine ifite gahunda, ifite umurongo muzima. Muri make ni rebo ifite ubushobozi. Yego. Ni byiza cyane. Miss Money, ni ubuhe buryo ukoresha wamamaza ibihangano byawe? Uburyo nkoresha namamaza ibihangano byanjye: TikTok, Facebook, Instagram. Aho niho mbasha kwamamariza nyine ibikorwa byanjye. Aho niho ubasha kwamamariza, ukaba wanabwira n'inshuti zawe n'abagukunda bakagufasha kubyamamaza. Yego. Ni byiza cyane. Nuwe muhanzi uba wumva mwakorana hanze y'u Rwanda? Umuhanzi mba twakorana hanze y'u Rwanda, umukobwa, umuhungu ushaka ukunda?
njye numva nzakorana na Diamond. Diamond Platnumz. Yego. Ya Diamond ubwo kumba mbona agira vibe za danger ari umubyinnyi ubwo indirimbo mwakorana yabimeze ute? Nanjye ndi umubyinnyi ariko nanjye ngira vibe. Sinzi nimba utanabibonye. Rero ntago byananira rero gukorana nawe. Yego. Ya dutemo akantu ku buryo Diamond nahari nawe ubwe yahita yikanga kabonye. Ntago ari ngombwa kuba nabivuze birahagije, ntago ari ngombwa mbikore. Ya Diamond rero nk'umuhanzi ukunda hanze y'u Rwanda ugize amahirwe yo kuba wabyuka ugasanga yicaye iwanyu muri salo se cyangwa mu nzu yawe muri salo, wabigenza gute? Urumva izo ni inzozi nyine, nzifata nk'inzozi nyine zabaye impamo ziramutse zibaye impamo. Ukamubona wowe Miss Money ugasohoka mu cyumba cyawe wareba gutya muri salo ugahita ubona Diamond. Nkabona Diamond yicaye muri salo iwanjye. Mana we, byanshimisha ku rwego rwo hejuru nyine, emosiyo zanjye zagaragara nyine ubwo namubonye. Nibwo nyine emosiyo zanjye nazigaragaza. Ewa Imana yabisubije nyine bya bindi ukeneye nk'umuhanzi. Hari umubyinnyi urenze mu iki gihugu mwitiranwa, uramuzi? Ndamuzi. Ya kuki mwitiranwa? Njyewe niswe Miss Money na kera nyine we ntaramumenya. Nibwo niswe Miss Money. Na kera ntaramumenya, nza kumva ngo hari umubyinnyi ngo mwitiranwa witwa Miss Money. Ndavuga ni byiza kuko abantu baritiranwa. Ariko nyine njye ntago nabyiswe ndi kumwigana cyangwa iki. Ya Miss Money mugenzi wawe muraziranye se cyangwa mwabashije kuvugana? Oya, ntago tuziranye, nta nubwo turavuganaho. Ariko nyine mba numva nta kibazo. Ese wifuza kumenyana nawe? Ya nifuza kumenyana nawe noneho akazajya nambyinira noneho no mu ndirimbo zanjye. Ya Miss Money aho ari kukumva kabisa. Dore mufite n'ukuntu mujya kugira tayi zimwe, indeshyo. Turanasa. Muranasa kabisa, wagira ngo muri impanga ahubwo azajya gutamo nawe umutemo. Niko bimeze. Yagira ubutumwa ugenera abakurikiye Sadio TV. Abantu bakurikiye Sadio TV ndabibutsa mujye kuri YouTube channel yanjye mukore subscribe, mujye kuri Sadio TV naho mukore subscribe. Ya bakore subscribe batazajya bacikwa n'ibintu byiza nk'ibi, batibagiwe like, comment ndetse na share. Yego. Ya Miss Money, nyuma y'iyo ndirimbo niyo ndirimbo uzahita ukurikizaho? Indirimbo nzahita nkurikizaho tubunyi babwire, nzahita nkurikizaho indirimbo yitwa N'uyu. Yego. Ya nuwe mumaro wumva music yayifitiye abantu uretse kuwumva no kubashimisha? Umumaro umuziki wanjye ufitiye abantu muri rusange uretse kubashimisha gusa, urimo na message ikomeye muri ubu buzima. Ndibuka ejo bundi hari umushuti wanjye wamamagaye arambwira, Miss Money iriya ndirimbo yawe yamfashije, narindi mu gahinda natandukanye na sheri wanjye, none wandirimbiye iriya ndirimbo kuri telefone, none ubu ngubu ndi kumva ameze neza, ntago akiri kumbabaza cyane. Miss Money, ibyo bintu mwateguye ko atari byiza? Ibyo bintu ntugwemukira abasore? Oya, ntago ari ugwemukira abasore, ahubwo abasore baraduhemukira. Muraduhemukira Sadi, mwe ntago mubizi. Abakobwa turakunda, twe tugira urukundo, kuki muduhemukira? Miss Money, ngo abakobwa bobo nta rukundo mukigira? Abahungu se gute?
Sadi ukurikije mu rukundo ari umukobwa cyangwa umuhungu ninde muntu ubabara cyane? bose barababara. Ubabara cyane nkubajije ubabara cyane ntago nkubaje bose Ubabara barababara cyane. ndabyumva ariko Ubabara cyane n'uwababajwe nyine. abakunda kubabara kenshi Bose barababara. apana umukobwa iyo yakunze nyine sinzi ukuntu nabivugamo ariko abakobwa barakunda pe bya nyabyo kandi iyo bagiye kubivamo babivamo nabi. Abasore nibo badakunda. Nta muhungu ndabona warijijwe n'urukundo. Ntawe. Ubusude Ben ntajya arira iyo arebye urukundo abafana bamufitiye. Urwo ni urukundo rutandukanye, urukundo rw'abafana, urukundo rw'umusheri wawe, umuntu nyine muri relationship imwe n'abafana. Ibyo ni ibintu bitandukanye. Bivuze ngo sheri wawe muri kumwe nta gukunda? Arankunda. Kandi uvuze ko abasore nta rukundo bagira? Ariko ubundi mfite sheri. Uramufite dutangira ikiganiro wabitubwiye. Nimba ari nyine ubwo arankunda. Aragukunda. Ubu se wisubiyeho urivuguruje uvuze noneho ko abasore ariko tugira urukundo. Ntabwo navuze ko mudakunda ahubwo mugira urukundo ruke. Mugira urukundo ruke. Ntabwo navuze ko mudakunda. Ntabwo bumva hanze ku mbuga nkoranyambaga bavuga ko abakobwa nta rukundo mukigira ahubwo musigaye mukunda amafaranga kurusha ibindi. Noneho mva ahantu ugeze ndagaswe. Umva nkubwire. Ndabura. Mba nkurabuje ngucire ku mayange. Amafaranga, urukundo ngiki. Urukundo rubaho. Akenshi ariko nyine rukunda koza ku bantu nyine bafite iki? Amafaranga. Ubona amafaranga ari iki? Ubona amafaranga ari uwuhe mumaro afite urukundo? Ararwunganira. Nimba afite sheri afite nawe amafaranga aransohokana tujye ku mazi twishime, ansohokane hehe twishime. Ariko nimba afite sheri udafite amafaranga tuzahora mu gahinda nubwo dukundana ariko nyine ntabwo tuzishima, ntabwo tuzabona ibyishimo bihagije. None ni ukuvanga ibyishimo muzabihabwa nuko muzaba mufite amafaranga. Urukundo n'amafaranga biragendana shumi yanjye. Biragendana. Nose ubwo urumva urukundo nyine rw'ikigero rutarabaye amafaranga? Wenda nyine birumvikana nimba mfite sheri wanjye ufite amafaranga ndamucoresha baby waretse tugakora ibi n'ibi afite amafaranga. Ariko niba afite wa musheri udafite amafaranga nta n'ibiganiro tuzatubwiranye nawe birenze. Nugura nyine tuvuga ibintu by'urukundo gusa anytime ugasanga namuciye inyuma nagiye gushaka andi mafaranga ahandi kubera iki wakennye. Noneho babaji bafite urukundo badafite amafaranga mbabwire babe bacishene. Nibabanje bashaka amafaranga. Urukundo ruzaza nyuma. Barabure. Babwire uko babigenza kugira ngo bayabone. Nyine bumvishe message nanze bambishe bahungu mudafite amafaranga nimubanze mushaka amafaranga mubone kujya mu rukundo. Icyambere ni amafaranga. Yego. Usiko nkurikije ibyo umbwiye babivuze ukuri umusore udafite amafaranga akundwa na mama we gusa. Nibyo nyine. Umusore udafite amafaranga ni uwa mama we. Nashaka amafaranga yumva hagije atereta umukobwa. Umusore mubi ufite amafaranga atereta umukobwa wese ashaka uko yaba asa kose, niyo yaba ari Miss w'isi ariko umusore niyo yaba asa nk'ikisura, niyo yaba ari mubi gute nangiye kuvuga ngo asa nk'agiseke. Ese tuvuge ukase ari kwa Rubangura ukabona abantu babiri bose bagufite urukundo, umwe ari mu mukono w'iburyo undi ari mu w'ibumoso. Umwe ni mwiza cyane ariko nta mafaranga afite nyine araho bisanzwe nyine tu nk'abandi bajene batarakora ku biceri. Ariko ni icyuki. Ni icyuki bya danje nyine handi ureba nawe ugahita uvuga ati kabisa nyamira amazi. Kayamira bya nyabyo.
noneho undi wa kabiri we nta sura nziza afite nyine ishamaje. asa nka gisekedi. Arashaje ariko nyine amafaranga ni amafaranga. Sadi muhe muri abo bombi. Sadi umva nkubwire rero, sindi umukobwa mwiza nanjye ku buryo nakiyemera, ariko ntabwo nasanga ako gasore ngo nuko ari keza nta mafaranga gafite, kandi mbona umupapa afite amafaranga ye, sibyo? urukundo n'amafaranga birajyana biragendana. Se uzaba uri mwiza unjyane mu nzu mbwirirwe mburare ngo nuko uri mwiza, ibyo nibyo nta kintu bimaze. Muzafatanya n'uwo musore muhahe nyine mukore, kandi nyine azaba ari imbwa. Umusore udafite amafaranga ni imbwa, nta kintu amaze. ko kantu k'imbwa ni ko kabi. Oya, ntago mbatutse, ntago nutse abasore, ariko nyine ntago nasanga umusore udafite amafaranga ndeba undi ufite amafaranga nuko ari mubi. Amafaranga azamugira mwiza, amafaranga nyine ifaranga ari kubise haravuga, amafaranga azamuhindura mwiza. Abasore ubwo barabarabuye mwumvise. Abasore mudafite amafaranga muye muretse kujya mu rukundo, mubanze mushaka amafaranga, by'urukundo bizaza nyuma. Icyo kintu nababwira. Uko niko kuri kwa Miss Mani twari kwakira umunsi. Ikiganiro cyacu tukigarukije, nawe ubutaha ciao ciao. Nkibutsa kugira udakoze subscribe kugira ngo utazajya ucikwa n'ibyiza tugutegurira. Ciao ciao.